Yesu ashimwe bene data bavandimwe, tubahaye ikaze mwese muri wa mwanya mwiza wo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Turanezerewe mwese, turabakiriye. Ni umugoroba mwiza w'ubuhanuzi, umugoroba w'ubuhanuzi budasanzwe, kandi ndumva mwuka w'Imana yanyemeje ko hari ikigiye kukubaho. Ni umugoroba w'ikintu kigiye kuba. Nagira ngo aho uri ngubwire ko hari ikigiye kuba, hari ikigiye kuba. Ushobora kwibaza ngo ese pastor niki? Hari ikigiye kuba ku buzima bwawe, hari ikigiye kuba. Aho hantu wicaye unkurikiye hari ikintu ugiye kumva, kuko umwuka w'Imana akomeje kumbwira ko hari impinduka zigiye kubaho mu bantu. Hagiye kubaho exchange, hagomba kubaho impinduka. Ni umugoroba w'impinduka, ni umugoroba udasanzwe wo kwakira umugisha w'Imana. Ni umugoroba nahawe ijambo rivuga ngo uhabwa gakondo yawe. Birashoboka aho uri hose unkurikiye ko wahabwa gakondo yawe. Ndagira ngo sobanure amagambo gatoya nze gusenga, kandi ndatanga ubuhanuzi uko nabuhawe. Hari gakondo yawe mu buryo bw'umwuka, hari gakondo yawe mu buryo bw'umubiri bufatika, uburyo bufatika. Hari gakondo yawe, yaba iyo wanyazwe, yaba iyo wambuwe, yaba iyo wasahuwe, yaba iyo watwawe n'umwanzi. Hari gakondo yawe. Ni umugoroba wo kwakira gakondo yawe. Iyi saha hari amavuta akwinjiza muri gakondo yawe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ntabwo mbatindira, ndagira ngo dusenge. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yoshua, cyangwa se igitabo cya Yoshua, Yoshua 21 n'umurongo wa 43 kugera ku murongo wa 45. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yoshua 21 43 45. Uko ni ku Uwiteka yahaye Abisirayeli igihugu cyose yasezeranije basekuruza babo, baragihindura baturayo. Uwiteka abaha ihumure impande zose, kuko yasezeranije basekuruza babo. Nta muntu n'umwe wo mu babisha babo bose wabahagarariye imbere, ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. Nta jambo ryiza na rimwe mu Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Amen. Mana, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe ushyize ku mutima wanjye. Ni ijambo ry'ubuhanuzi, ni ijambo rifite umwuzuro, kandi umwuzuro w'ibyo wavuze. Wabivuze kera, imyaka 430 irashira bari muri Egiputa, ko bazajya i Kanani bakahatura. 430 ishize hadasazeho umunsi, hatarenzeho umunsi, hatavuyeho umunsi. Ubwoko bwawe arizo ngabo z'Uwiteka ziva muri Egiputa zitaha i Kanani. Ryari ijambo ry'igihe kirekire, ariko hari umwuzuro waryo. Mana, ndabizi ko abongeye gusengera uyu mugoroba. Hari abafite byinshi wabaganirije baryamye, hari abafite byinshi wabaganirije barose, hari abafite byinshi wabaganirije mu buhanuzi ndetse no mu mayerekwa atandukanye. Hari abo waganirije binyuze mu ijambo ryawe, byinshi barabitsa amasezerano. Ariko tugeze ku munsi, tugeze ku isaha, tugeze ku munota, tugeze ku masegonda, tugeze ku itariki, tugeze ku kwezi, tugeze mu mwaka wo kuzura kw'amasezerano. Ndagushimira ko iri jambo washyize ku mutima wanjye rigiye gukora ibitangaza hagati muri bo, rigiye guhindura imitima, rigiye kwerekeza imitima yari yarahabye mu mwanya wayo. Ndagushimiye Mwami kurabana nanjye kuva ntangiye mpanura kugera ku musozo nsengera ubwoko bwawe. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Nguhaye ikaze wowe uri mu majyaruguru, nguhaye ikaze wowe
uri burasirazuba, nguhaye ikaze uri mu majyepfo, nguhaye ikaze uri burengerazuba, Kamembe, Rusizi, muradukurikirana, muradukurikirana muri Karongi, muradukurikirana muri Ngororero, muradukurikira muri hejuru za Byumba, muradukurikirana muri Zangoma na za Kirehe, muradukurikirana Rwamagana, Nyagatare, mwese z'umwihariko ngaruke ku mujyi wa Kigali aho nkorera, aho ntuye, mwese turabasuhuje, abakristo b'itorero ryacu, abakristo b'inshuti zacu, abatari bakizwa tubana, mutari mwemera, murahari mutari mwemera, ariko Yesu azabemeza. Hari abantu batajya bapfa kwemera, bavuga ata nzaza ariko haracyari kare ndi haragera. Yesu azakwemeza, kandi uwo munsi yakwemeza ugahaguruka. Muradukurikira rero, tubahaye ikaze mwese, nkuko aho mubireba duteranira i Remera kuri Nazarene Church, hariya iruhande rwa Kamageni Bar and Resto, hari akabari na restaurant kitwa Kamageni, ni hari inyuma ya station ya SP, niho duterana kuwa gatatu kuva saa 4 kugera isaa 2 z'ijoro, tugaterana ku cyumweru kuva saa 6 kugera isaa 10 za nimugoroba. Rero tubahaye ikaze, ejo dufite amateraniro, ejo dufite ibihe bidasanzwe, munsi w'ejo ndakuraritse tuzabana. Imana igumugisha kuba azashobora kuhagera, ndabizi neza ko muzahabwa umugisha. Ndagira ngo mbabwire ko uhabwa gakondo nicyo nshaka kuvugaho uyu munsi. Mvuze kuri Yosuwa, ariko Yosuwa yari mwene Nuni, mbere yitwaga Hoseya mbere yuko yitwa Yoshua. Rero yitwaga Hoseya, kandi Hoseya rifite signification cyangwa igisobanuro kivuga agakiza, gukiza. Mose yaje guhindura izina rye amwita Yosuwa. Yosuwa risobanurwa ngo Uwiteka arakiza. Wowe ungurikiye muri uyu mwanya, Uwiteka arakiza. Birashoboka ko urwaye igihe kitari gitoya, ariko Uwiteka arakiza. None ndagusengera, nubwo urwaye ahantu hababaje, urwaye ahantu gusobanurira abantu bigoye, ariko nje kukubwira ngo Uwiteka arakiza, kandi uyu munsi hariho gukira. None iyi saha niyo gukira. Nunajya kureba uzasanga isaha wakizeho ari iyi ngiyi. Ndagira ngo wizere, Imana iragukiza mu izina rya Yesu. Nawe urwaje, uwo murwayi wawe Yesu aramukiza, umwizerere. Bibiliya kandi iratubwira ngo Yosuwa risobanurwa ngo Uwiteka atanga kunesha. Uwiteka ajya atanga kunesha. Hari intambara urwana, ukazirwana mu kwa mbere, ukazirwana mu kwa kabiri, ukagera mu kwa gatandatu, ukagera mu kwa 12, urwana intambara undi mwaka ugatangira, imyaka igahita, amezi agahita, iminsi igahita, ukibaza ngo izi ntambara zizagera he, zizagarukira he? Dore ijambo rimwe, Uwiteka ajya atanga kunesha, kandi ndasenze akuneshereze mu izina rya Yesu. Muri iyo ntambara urwanya igihe kirekire, muri urwo rugamba urwanya iminsi myinshi, Uwiteka aguhaye kunesha. Akira kunesha mu izina rya Yesu. Akira intsinzi mu izina rya Yesu. Akira kwivuga hejuru y'ababisha bawe. Akira kwivuga hejuru y'abakwanga. Intsinzi Imana ishyize mu biganza byawe. Uwiteka ajya atanga kunesha. Hari umuntu nkurikiye ari burasirazuba, umaze iminsi urwana n'ibintu bigutera mu ijoro, ibindi bikaza ku manywa y'ihangu, birara bigendagenda mu nzu yawe ukagira ngo ni abantu. Ni ibitero bikomeye byakwibasiye. Umva, akira kunesha. Akira intsinzi uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Hari abandi nabo bafite imanza, Imana ibahaye intsinzi mu izina rya Yesu. Hari abandi nabo bahanganye n'abanyamashyari, hagati y'abakwanga, Imana iguhaye intsinzi, kandi uzivuga hejuru y'ababisha bawe. Imana iguha umugisha. Kandi Bibiliya ivuga Yosuwa mu Kigiriki ikamwita umucunguzi, aragereranywa na Yesu. Yosuwa rirasobanurwa Yesu mu Kigiriki, umucunguzi. Wari uzi ko mu bibazo ucamo harimo gucungurwa? Iki gitabo nsomye kivuga ku ntambara kenshi, kiravuga intambara
kigasoreza mu ntambara. Kivuga kandi umwuzuro w'amasezerano. Habaye igihe Imana ivuga ibintu ikabisubiramo rimwe, ikabisubiramo kabiri, ikabisubiramo gatatu, ikabisubiramo kane, ikabisubiramo kenshi. Bamwe ndetse bakavanga ibisubiyemo. Ntabwo uyu munsi ari uwo gusubiramo, nta nubwo uyu munsi ari uwo kuvuga ibyo Imana yavuze. Ni umwuzuro. None hariho umwuzuro. Ugiye kwinjira mu minsi y'umwuzuro mu izina rya Yesu. Mu isengesho mfite, hari ibyo Imana yavuganye nawe bigiye kuzura, hari ibyo wasengeye igihe kirekire bigiye kuzura. Uri mu minsi ugiye kuzurizwa amasezerano. Amen. Sinzi imyaka umaze. Abisirayeli bamaze imyaka 430 bari muri Egiputa. Imana ibabwira ko bazavayo, bakavayo. Hari umuntu abahanda akajya yibaza ngo ariko nzahava. Yego, uzahava. Aho hantu uzahava. Kandi dore akarusho, uzahava amahoro. Ushobora kutabyumva nona, ariko aho hantu uri, muri iyo situwasiyo itari nziza, muri urwo rugamba uri kurwana, uzaruvamo amahoro. Aho hantu uzahava amahoro. Ndakurahira Imana nkorera yampamagaye, aho hantu uzahava amahoro. Ubwo butayu uzabusohokamo amahoro. Sindeba imyaka umazemo, sindeba ibihu bimazemo, igihe cyageze ngo usohoke aho hantu ufungiraniwe amahoro, kandi uhasohokanye amashimwe mu izina rya Yesu. Bizakire mu izina rya Yesu. Wowe unyandikire muri message kuri WhatsApp uvuge ngo pastor, ndizera iri jambo k'ubuzima mbayemo, iyi mibereho mbayemo ngiye kwisohokamo amahoro. Urabyizeye? Wandike kuri WhatsApp. Imana iguhe umugisha. Hari imyaka bamaze 430 ariko bavamo. Nagira ngo nkubwire, Imana ari yarabaye isezerano rivuga ngo gakondo. Gakondo, ijambo ryitwa gakondo ni ijambo rigaruka inshuro 217 mu gitabo cya Yoshua, ndetse no gukomeza Bibiliya yose yera igaragaza inshuro 217 Imana isubiramo gakondo, 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 gakondo. Ariko uzi kuba muri Kigali utagiramo gakondo utunze karanga muntu yonyine? Uzi kuba muri Kigali ufite uzi kugenda na karanga muntu konyine, ka karanga muntu ni kugenda na nta gakondo, nta butaka, nta cyangombwa cyanditseho, nta cyangombwa kiri mu mazina yawe, nta butaka, nta kintu, nta hirya, nta kazi, ukagenda na gaperime muri kofi, muri potomoni yawe, nta modoka yo gutwara, ukagenda n'ibyangombwa by'uko wize amashuri, ufite diguru, ufite diploma, ufite icyangombwa kigaragaza ko wize, ariko yewe kugira ka gakondo k'akazi, reka da. Ni wowe Imana yantumye uyu munsi, urahabwa gakondo mu izina rya Yesu. Iki cyumweru harimo gakondo Imana ishaka kuguha. Uyu mwaka utari wasoza, uku kwezi harimo gakondo yawe. Gakondo yaba akazi, gakondo yaba icyo uri gusaba, gakondo yaba icyo uri gusengera, gakondo yaba ubutaka ugatura. Ibaze kuba uba mu rwakubyaye ariko utagira ubutaka. Murumva ari ikintu gitoya? Imana yabwiye Abisirayeli ngo muragenda muzerera mudafite aho muba. Bavuye muri Egiputa mu gihugu kitari icyabo, bagenda baca mu misozi miremure, bagenda baca mu bindi bihugu, bagenda baca mu baturanyi babo, ngo bagenda babima inzira, bagenda babafungirana. Babwira ngo murajya he? Mwebwe nta gakondo mufite, mwebwe nta hantu. Ngo barabakingirana, barababwira ngo mwebwe muri ubwoko buciriritse. Ariko Imana yabo irababwira ngo ndi Imana y'amasezerano, yababwiye ko nzabaha ahantu mukatura, hazaba hanyu, muzagenda muhicare, muzahatura hari mu mazina yabo. Isiraheli cyari igihugu kidafite izina. Izina ryari ishyanga rizerera, ishyanga ridafite iyo riva niyo rigana. Bari inzererezi bari aho ngaho, bitwaga abacakara, bitwaga abaretwa, nta hepfo nta haruguru. Igitondo kimwe
ubwoko bwagendanaga n'Imana ibujya imbere bwerekeza muri gakondo yabo. Wari uzi ikintu Imana ishaka kugukorera? Irashaka kuguha gakondo. Irashaka kuguha gakondo. Waba uri muri Amerika udukurikiye, waba uri muri Canada udukurikiye, waba uri mu Bwongereza, waba uri mu Bushinwa, waba uri mu bihe, uri ku migabane 5 igize isi yose, Europe, Amerika, ukagenda ukajya mu migabane itandukanye yose, aho waba uri ungurikiye, hari abadukurikirana kuri Duhumurizanye TV, hari ibyangombwa Imana igiye gusinya, hari ibyangombwa Imana ishaka kugusinyira, hari ibyangombwa biguhesha gakondo ahantu, hari ibyangombwa biguhesha umugabane aho hantu, hari ibyangombwa biguhesha ijambo aho hantu, hari agaciro Imana ishaka kuguhesha ukagira ijambo aho hantu. Urabyizeye uvuga ngo amen, akira niba uzawe mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuga ngo se birashoboka. Yego birashoboka, ariko uzi kuba ahantu utagira gakondo, utagira n'ubutaka nibuze na metero 5. Hari umuntu umwe bita Aburahamu yigeze aba ahantu apfushije umugore, Aburahamu ahamba umugore we, ajya kugura ubutaka bwo guhambamo. Ageze muri bene abo bantu ba nyirabwo aramubwira ati turakuzi, Imana yaguhaye umugisha kandi uzakomera uzagira gakondo, reka tuguhe ubutaka utabwishyura. Arabwira ati reka da, ubutaka bwanyu mushaka kumba ndabutangira ikiguzi kugira ngo ejo mutazabunyaka mukatangira kuvuga ngo mwarambaye mukanyaga. Ndabutangaho ikiguzi. Mva nkubwire, Imana yawe ni Imana igiye gushyira amafaranga mu biganza byawe kugira ngo ubone gakondo uyitanze ikiguzi cyawe. Hari igihe wibaza ngo ariko nzatura muri uyu mujyi, nzatura. Nawe ujye ubyibaza ukaba ngo ariko ubu nanjye nzagira ubutaka. Ababufite mwubahwe, abamaze kubona ubutaka muri uyu mujyi ndetse no mu mijyi y'abadukurikira no mu byaro mwubahwe. Reka mbabwire, ubutaka bufite agaciro, kandi ndagira ngo nkubwire, nimvuga ubutaka mujye mubuha agaciro, mu bwubahe. Abatawufite bazi icyo babura. Hari abantu bapfusha ubusa ibyo bafite, bakabyangiza bakabyandarika. Ujye urinda icyo wahawe, Imana izi agaciro kayo. Yewe nubwo wambuwe, ndasenze ngo Imana ibukugarurire. Birashoboka ko hari ubutaka wambuwe, birashoboka ko hari ibyawe wambuwe, hari isambu wambuwe, warariganijwe uri mu manza. Ndasenze Imana nkorera nigarura ibyawe, nigarura ubwo butaka bwawe, kandi ndahanurira ubuzima bwawe. Imana itanga ibiri mu mazina yawe. Niba hari ibyangombwa utunze bitari mu mazina yawe, Imana nsenga hari za mitasiyo zigiye kubaho. Imana iguhe mitasiyo bijye mu mazina yawe mu izina rya Yesu. Ushobora kwibaza ngo se pasite ngo ko wagiye mu mubiri cyane. Imana izi iby'umubiri, izi n'iby'umwuka. Ntabwo dutuye mu mwuka, dutuye mu mubiri. Ntabwo dutuye mu ijuru, dutuye mu isi itubaza ibiryo, itubaza amazi, itubaza buri kimwe cyose. Ntabwo minerivare tuzikura mu ijuru twishyurira abana, ni ibintu biri hano ku isi. Imana ibibamo. Nimugahite mujya mu ijuru, kuko hari abantu barushye cyane, babayeho nk'abashaka gutoroka. Ntabwo uri butoroke. Hari abantu banga ariko ngo ko Mana ngo bitinze ngo nipfire nigire mu ijuru. Iyo ni imihangayiko ikurenga. Imihangayiko yaturenze, turaririmba ngo mu ijuru ngo Mana ngo tuzabona ibyo twabuze. Mu ijuru nta butaka buriyo, mu ijuru nta bagore bariyo, mu ijuru nta biryo biriyo, mu ijuru naho tuzaruhukira. Ni heza. Imana ifite uko yahateguye. Tuvuze amaprocedure n'amaprocess yo mu ijuru, twabivuga dufite umwanya, ariko kandi Imana irabanza kukwigishiriza hano. Ntabwo uzapfa gupfa nk'uko ubitekereza. Imana irashaka kukuremera ubuhamya, nyuma uzajya mu ijuru ufite ubuhamya, uzajya mu ijuru warabonye amaboko y'Imana. Reka gushaka kujya mu ijuru nk'utoroka.
hari igihe umuntu avuga ati n'ubundi sindiho, narapfuye, zararangiye, mana basi isi narayibuze, ariko unyihera ijuru. Naryo kuribona bizakugora, kuko nabyo rifite amahame. Harimo gukiranuka, harimo gukizwa ukareka icyaha, harimo kureka ingeso mbi, harimo guhinduka, harimo kwambikwa indi myambaro, harimo kwambara undi mwambaro utandukanye n'uwo wambaye. Umwambaro w'icyaha tukawujugunya, umwambaro w'ikizinga tukawujugunya, ingeso mbi tukazireka. Nabyo bifite amahame kandi nabyo birakwiriye, kuko mu ijuru niho tugana, ariko urugendo turutangirira aha. Rero Imana igambiriye kwa guhera gakondo ukava mu buzima bw'ubutayu. Abo bana bameze nk'abatariho bazabaho. Imana ishimwe, haleluya. Kubona umugabo ni ukumubonera hano. Kubaka urugo ntuzarwubakira mu ijuru, ni hano. Ibi ni Imana ibwira abasenga, ibi ni Imana ibwira ababa mu masengesho, ikabaha amasezerano. Izayabahera ino aha, izayabaha mukiri ku isi, izayabaha yuzure, kuko Imana ntibeshye kandi ntishobora kubeshya. Imana ibaha umugisha. Rero kugira gakondo biraryoha. Hari umuntu wibaza ngo ariko ngo ese ngo ibyo ni ngombwa? Ni ngombwa cyane. Hari abantu kwiza ijuru nabi. Mbere twagiraga ubutumwa butari bwo, reka mvuga ubutumwa butari bwo, ngo amafaranga ni amabyi ya Satani, kandi abo babivuga bakayarunda kuri konti, ntibayajugunye nyine, bakagira uko babyita iby'isi. Ibyo by'isi byaremwe n'Imana kandi yabiremeye umuntu. Ibyo byitwa iby'isi. Ibyo twavuze ngo si ibyacu, ngo iwacu ni mu ijuru, nibyo, ariko siho tutangirira, ahubwo dutangirira mu isi tukarangiriza mu ijuru. Rero gakondo Imana yabwiraga Abisiraheli, hari Kanani, Heburoni, hariya muri Isiraheli, i Yerusalemu, ahabaye umurwa wa Dawidi, aratura, arayobora, aba umwami w'Abisiraheli. Aho ni Imana yabwiraga ngo izaba gakondo yanyu. N'uyu munsi abajya muri Isiraheli, muzi imidugudu yose mudukurikira, ni mu isi, ntabwo ari mu ijuru. Rero gakondo nza kuvugaho uyu munsi ntabwo ari yo mu ijuru, ndasoreza kuyo mu ijuru, ariko ndatangira nkubwira gakondo ya hano. Imana ishaka kuguha gakondo. Ndagira ngo nongere nsubiremo aya magambo. Kugira irangamuntu ni byiza, turi Abanyarwanda, kandi koko ni igisobanuro cy'uko turi Abanyarwanda. Ariko kuba uri Umunyarwanda hari ibindi ukwiriye kugira. Hari umugisha ukwiriye kugira nk'Umunyarwanda, hari aho ukwiriye kubarizwa nk'Umunyarwanda. Hari Imana igitanga adresse, Imana igitanga icyerekezo nk'Umunyarwanda, ukigira, kwigira, rwanira kwigira kuwo wifuza kuba we. Munyarwanda ntasabiriza, Munyarwanda ntavuga ubusa, Munyarwanda ntarwara amavunja. Tandukanya Munyarwanda wa kera warwaraga amavunja n'Umunyarwanda wa none wambaye inkweto atarwaye amavunja. Rero hari ibihe umuntu areka akagera mu gihe cya none, kandi Bibiliya ivuga mu gihe cyahise ariko ikagaruka none. Ndagira ngo nkubwire mu ijambo rimwe, Imana irashaka kuguha gakondo, ugatura, ugashikama, ugakomera, ukarera abo bana, ukubaka urwo rugo, ukagera heza. Hari gakondo yawe. Ariko ndagira ngo abantu muze kunyandikira kuri WhatsApp mumbwira ati pastor twakiriye gakondo, kuko ibi bintu n'ubuzakira biraba, n'utabyakira ni igihombo kuri wowe. Aho igihugu cyose waba utuyemo, umugabane wose waba utuyemo, Imana ibasha kuguhaho gakondo. Abatuye muri Amerika ntabwo bari bahatuye, abatuye mu Bushinwa harimo Abashinwa n'abandi bavuye ahandi, abatuye mu Bwongereza n'ahandi no mu bindi bihugu no mu yindi migabane bavuye ahandi bageraho. Kandi Imana ihabaha gakondo aho uri hose, aho wicaye hose, aho ukorera hose, ungurikiye mu isengesho ry'uno mugoroba, Imana iguhe gakondo aho hantu. Imana iguhe gakondo aho hantu.
ababisha ntibazongere kukuburabuza ngo bakwimure, bagusunika baguteragana, baguhereza hirya no hino, baguhahana. Imana igushingira igiti, igutuza ahantu uhature, kandi ntuzongere kwimuka ukundi. Byakire mu izina rya Yesu, byakire mu izina rya Yesu. Kandi Imana ihaguye gakondo ikwagurira imbago, iguhe metero ngari, yagura imbago z'urugabano rwawe, yagura imbago z'urugo rwawe, yagura imbago z'ubutunzi bwawe, yagura imbago z'umugisha wawe, yagura imbago mu izina rya Yesu. Agurirwa imbago mu izina rya Yesu, agurirwa imbago mu izina rya Yesu. Ori makasa lakasha tari mashako sidebo. Ndumva hari ikintu Imana imbwiye kukubwira. Ibyawe wanyazwe ugiye kubigarurirwa. Uwo muntu wawe batwaye, uwo mugabo batwaye bakamutwara, agiye kugaruka. Uwo mutungo wawe batwaye, Imana igiye kugarura. Garurirwa ibyo wanyazwe mu izina rya Yesu. Nibisubire mu biganza byawe, nibisubire mu maboko yawe, nibisubire mu biganza byawe. Umwanzi ye kwishima hejuru y'ubuzima bwawe. Imana igiye kugarura uwo mugisha wari wanyazwe, kandi bizakire mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo nihute, ndashaka gusenga. Bibiliya iratubwira ngo Imana iduhaye umugisha, tubera abandi umugisha. Reka mbabwire ikintu gikomeye gituma inzangano zigwira, n'ubukene bubamo, no kutagira akazi, kubaho abantu birirwa barunguruka, wasohoka bakaguhengeza, wakinjira bakaguhengeza, wakinjira na envelope bakaguhengeza, ngo hariya harimo umugati, ngo hariya harimo iki. Abo baguhengeza si ikindi, iyo abantu bababaye bakabona uri kurya araguwe neza, burya kenshi banaguhitana. Nicyo gituma ndasenga ngo umuturanyi wawe Imana imwibuke, nawe kwibuke. Uko ikugaburira igaburire n'umuturanyi, uko ikugenderera igendere n'umuturanyi. Mwese nimubaho mwishoboye, mubasha kwigaburira, hari intambara zizarangira. Reka mbabwire, hari amakaritsiye uyu mwanya ujyamo ugasanga buri muntu wese amenya ibye, yinjira mu rupangu agakinga, undi akinjira mu rupangu agakinga, undi akinjira mu rupangu agakinga, bagahurira mu muganda bapanga iby'imishinga izakorerwa mu muganda. Bene abo bantu nta nduru bagira, nta matiku bagira, nta ntonganya bagira, nta nzangano, nta makimbirane, bitewe nabo aribo. Uva rero, hari urwego Imana ishaka kugukuramo no kugutereka mu rundi. Imana ni Imana ivana umuntu mu cyiciro cya mbere ikamushyira mu cya kabiri, ikamukura mu cya kabiri ikamushyira mu cya gatatu, ikamukura mu cya gatatu ikamushyira mu cya kane. Imana yacu ni Imana ituvana mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Oh, haleluya. Ugasanga abantu baragutega iminsi, si ikindi gituma bagutega iminsi, n'amatiku yo mu mutima, n'ubutindi, n'ubugome, n'inzangano zitagira impamvu. Ugasanga umuntu arakwangira ubusa, mugategana agahekenya amenyo, arahekenyera amenyo ubusa. Yesu azafata iyo mitima kandi abaho ubuzima. Imana yacu ni Imana itanga ubuzima. Ntabwo itanga ubuzima ku barwayi gusa, itanga ubuzima no ku batarwaye bafite ibibazo byo muri ubu buzima, muri ubu bugingo. Imana izi icyo ukennye, irakizi. Yewe icyo kibazo ufite irakizi neza cyane, ikizi gihereye mu mizi. Haleluya. Ndagira ngo nze kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo hirya yo kugendana irangamuntu gusa, hirya yo kugendana diplome idafite aho ikorera, hirya yo kugendana perime itagira icyo uyikoresha, utagira icyo uyimaza, inyuma y'ibyo hari ibindi Imana igiye gukora. Hari ijambo ryitwa gakondo, hari ijambo ryitwa gakondo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya.
insanganyamatsiko y'iki gitabo cya Yeshuwa iravuga ngo ni ugutura kw'abana b'Imana. Gutura. Ariko mana, abantu badafite uko batuye, uyu munsi ni umunsi wabo. Akira gutura mu izina rya Yesu. Akira gutura, akira gutura ahantu. Kandi nagira ngo nkubwire, Imana ntijibeshya. Yari yarababwiye ngo izabakura mu ruzerero ibageza ahantu bature. Erega iyo utuye ntumenya agaciro k'abadatuye. Iyo utuye ufite ahuba, nta ugusohora ku kwezi, nta ukubarira ngo umaze amezi, nta ukubarira ugira ngo biroroshye. Ariko hari abantu bahora bimukana twa matera, bahora bimuka bazinze matera zikabasaziraho, bakazinga imbabura zikabamenekeraho, bakazindukana amajerekani, ejo akabatobokeraho mu nzira, imyenda ikabasaziraho, bagenda bimuka. Bavuye ku gasozi, ejo yari Nyarutarama, ejo avuye Nyarutarama agiye Gacuriro, ejo avuye Gacuriro aramanutse agiye Muhima, ejo avuye Muhima ageze Kimirongo, ejo avuye Kimirongo ageze Kanombe, avuye Kanombe ageze Busanza, avuye Busanza agarutse Kicukiro Centre, avuye Kicukiro Centre ageze Gahanga, avuye Gahanga agarutse Sonatibe, avuye Sonatibe agarutse Kacyiru. Ugasanga umuntu arazungurutse Kigali yayimajije kwimuka. Ndatangaza ubuhanuzi bukomeye. Igihe wazengurukiye kirahagije, iminsi wazingiye uturago irahagije. Imana igiye kuguha gakondo muri uyu mujyi. Aho hantu wasuzugurikiye, aho nyine ni Imana igiye kugutabarira. Aho kuri ako gasozi ni Imana igiye kuguhera ijambo. Hagati y'abakurebye bazamenya ngo Imana iravuga igasohoza, kuko Imana ntibeshye. Humura. Uyu munsi ufite ijambo rivuga ngo habwa gakondo yawe. Habwa gakondo yawe uyicaremo. Habwa gakondo yawe uyiryamemo. Habwa gakondo yawe uryame wisigure. Habwa gakondo y'Imana yakuvuza mu izina rya Yesu. Haleluya. Gakondo yawe. Gakondo yawe. Ndasengera guhabwa gakondo yawe. Niba n'itegeko ry'Imana, Imana irategeka muri iyi minsi, uyu mwaka hariho gakondo yawe. Ibyo Imana igiye kubikora. Hari inzandiko ugiye kwakira ziri mu mazina yawe, uzamenya ko Imana itabeshye. Ese urabyizeye? Yewe umaze iminsi uzenguruka we, urabyizeye? Munyandikire mumbwire ngo turabyizeye kandi turabyakiriye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nagira ngo mu kanya gato nze kwakira abatwandikira cyangwa se abaduhamagara hamwe no gusenga. Hari ibintu bigera muri 4 ugomba kwitondera. Icya mbere, ujye wubaha amategeko y'Imana. Icya kabiri, ujye wibuka ibyo Imana yakubwiye, ntukabyibagirwe. Imana mwavuganye niyo kwizerwa. Abantu ntibaba bo kwizerwa, abo muvukana nsabo kwizerwa, abo mubana sabo kwizerwa. Imana yo niyo kwizerwa. Abaguhemukiye bareke, abakubabaje bareke. Imana niyo kwizerwa. Iyo muvugana, ikubwira niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Bibiliya kandi iratubwira ngo ujye wemera kurwana. Jya wemera uvuge mu masengesho ngo Mana ndanguye umwuka, ndawanga. Igituma dusenga, igituma twegera Imana, hari ibyo turwanya tukabyanga. Nubyanga Imana izabyanga, nubirwanya umunsi umwe uzabishaka ubibure, Uwiteka kurengere, kuko ari Imana igira neza. Bibiliya iratubwira ngo kandi intsinzi yuzuye ni ugufata umurwa. Abisiraheli barimo barwaniraga gufata umurwa. Nawe nurwana jya urwanira gufata umurwa. Hari igihe njya ndeba abantu ngewe ibyanjye ni mu cyaro. Reka nkubwire, yewe uri mu cyaro nkurikiye we, icyaro cyose urimo aho ngaho uri muri transit. Reka mbikubwire, uri muri transit. Iyi Kigali abayirimo bose siko bahavukiye, sinako bazahasazira.
hari abantu ujya ubisikana nabo, bamwe bagaruka mu cyaro abandi baza mu mujyi. Aho hantu uri muri transit, Imana izakuzana. Ufite icyifuzo cyo kuza mu mujyi, izagiherekeza. Urashaka kuza mu mujyi, man, urashaka kuza gukorera mu mujyi, urashaka kuza imishinga urashaka kwitegurira mu mujyi, ngwino mu izina rya Yesu. Imana nkorere gukingurira imiryango. Gahunda zose urashaka kuvuga ngo man, nanjye ndashaka kujya mu mujyi. Erega natwe twavukiye mu cyaro, ntabwo turimo kuko twawugabanye, ahubwo ibirenge byanjye uko byagendaga bitera byabanjije mu mujyi wacu, bikomereza mu wundi mujyi, bikomeza kugeza ubwo uyu munsi ndi i Kigali. Umva, abafite gakondo si uko bahabonye gakondo kuko bazigabanye ari iwabo bazibahaye, abenshi baraziguze, abandi bagiye bahavukira baragiye. Umva, ikibanza cyawe gishobora kuba kiri hano i Kigali, nyamara uri mu cyaro. Uriyo ikibanza cyawe kikaba kigutegerereje i Kigali. Uwo mutima ukubwira ngo Kigali uzayijyamo, Kigali uzayijyamo, Amerika uzayijyamo, Ubwongereza uzabujyamo, Ubushinwa uzajya gucuruza ujya uranguruza n'amakontineri. Uwo mutima ukubwira uwo mutima niwo. Ibyo wizera nibyo wowe, ibyo wizera niko kuri, ibindi abandi bakubwira ntabwo ari byo. Inzozi zawe nizo mpamo, ntabwo iz'abandi bakurotera arizo nzozi. Izawe nzozi nizo mpamo. Uratekereza iki? Ushobora kubura aho ngaho wumva isi yose uzayishagajaga. Yego, imiryango igiye gukinguka mu izina rya Yesu. Vuga ngo Mana, imiryango yanjye irakingutse. Twandikire muri message wizere, uvuga ngo Mana, imiryango yanjye irakingutse. Iyo telefone yanjye iri kuri WhatsApp, abafite WhatsApp munyandikire mumbwire ngo Pastor, turizeye Imana ibasha gukingura imiryango yari yarakinzwe. Ejo nzabasengera iryo jambo mu rusengero, nzabasenga mbwira Imana ngo Mana, aba bantu bakingurira imiryango, kingura imiryango yakinzwe. Iyo abarozi bakinze ikingure, iyo abagambanyi bakinze ikingure. Ejo tuzaba dukingura imiryango mu masengesho. Hari imiryango yagukingiranywe, imiryango y'akazi yarikinze, imiryango y'urushako yarikinze, imiryango y'ubuzima yarahagaze, imiryango irikinga. Ejo tuzakora isengesho rikingura imiryango, tuzakora isengesho rikingura imiryango. Urashaka imiryango ikinguka? Urashaka Imana igukingurira imiryango? Umunsi w'ejo niryo sengesho tuzaba dusenga. Ala sekole masikilima tari washako sidebo. Ndagushimiye mwana. Hari umugabo nkurikiye nonaha, Imana imbwiye ngo imukingura imiryango y'amafaranga ye bari barafunze. Aka kanya imiryango yawe y'amafaranga irakingutse. Wari ufite ubwoba ko amafaranga arigise ukayabura, akira gukingurirwa umuryango w'amafaranga yawe. Hari undi muntu Imana iri kumbwira, aricaye yarankurikiye muri aka kanya, afite uburwayi arimo araribwa. Umva, nonaha Imana iragukijije, iragukijije. Ndagira ngo muze kumpamagara ndabasengera. Icya kabiri, hari umuntu ufite ubukwe ariko Satani yaburwanije, arashaka kubwica. Urabona ibimenyetso by'uko bushobora kubaho byahagaze. Imana iravuze ngo ubwo bukwe burakomeje, ubwo bukwe burakomeje, kuko Imana ntibeshya. Ubwo bukwe irabukora, irabukora. Daimoni yari ivanzemo ikuwemo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire, icyamunara cyari kimanitswe iwawe, Uwiteka atangaje ko icyo cyamunara gikuweho. Icyo cyamunara kirarangiye. Imana iguhaye kwishyurirwa umwenda. Habwa gakondo yo kwishyurirwa umwenda wawe, kandi uwo mwenda ubwo n'ubuhamya uzatanga mu bantu, ubabwira uburyo Imana yishyura umwenda. Urishimira Imana kuko ari Imana ikwishyuriye, kandi guhera uyu munsi ugiye gutungurwa n'aho amafaranga agiye kuva. Zakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ayayayayayayayaya. Nagira ngo mbabwire, buri umutima wawe ujye utekereza, intsinzi iva mu murwa. Mumbabarire sinagiye mu byanditswe byinshi, numvaga nuzuye guhanura, nakagiye mu byanditswe. Arabantu bavuga ngo ase kutagiye mu byanditswe cyane. Ibyanditswe ndabizi, ariko none hasi nshaka, ndashaka ko dusenga, Umva, hari gakondo ugomba gufata. Hari ibintu maze iminsi ujya kwakira amafaranga yawe ujya kuyafata bikanga. Hari umuntu ufite ahantu ari kugurisha amafaranga ari kujya kuyafata bikanga. Aho hantu ugiye kwakira abakiriya b'umugisha, kandi abo bakiriya baje bakwishyuye neza nta mbogamizi.
akira abakiriya b'umugisha mu izina rya Yesu kandi bakwishyuye neza. Oh leko salima kishalama. Hari umuntu wari ufite urugendo ruva mu Rwanda ajya hanze. Satani yari yamwimishije irembo rimufungukira ngo agende. Nonaha Imana ikinguye iryo rembo. Uwiteka ararikinguye. Uwiteka ararikinguye. Uwiteka ararikinguye. Bibiliya yatubwiye ijambo nasomye riravuga ngo uko ni Uwiteka y'Abisirayeli igihugu cyose yasezeranije basekuruza babo baragihindura barahatura. Ariko uziko uyu munsi n'umunsi udasanzwe. Ni iki cyumweru ari abantu mugiye guhamagarwa na telefone mutigeze mutekereza ko zabahamagara. Iki cyumweru uku kwezi kutari kwarangira hari telefone ivuye ahantu. Iyo telefone uyitegereje igihe, iyo telefone uyitegereje iminsi, iraguhamagaye kandi guhamagaye mu buryo bugutunguye mu izina rya Yesu. Abantu mwari mwaranyazwe Satani akarya umugisha mu biganza byanyu. Imana yongeye itanze umugisha mu biganza byanyu. Abatakoraga mugiye kongera gukora, abari barahombye Imana igiye kongera kubaremera kugira ngo mwongere mubone Imana ibasha gutanga gakondo nk'uko yabisezeranije. Urabyakira uvuga ngo amena. Oh damika shata rako sidebo. Nagira ngo guhera none ngiye kwakira telefone. Bibiliya yatubwiye ngo uku ni Uwiteka y'Abisirayeli igihugu cyose yasezeranije basekuruza babo baragihindura baturayo. Uwiteka bahihu muri impande zose nk'uko yasezeranije basekuruza babo. Nta muntu n'umwe mu babisha babo bose wahagaze imbere, ahubwo Uwiteka agabiza ababisha babo bose. Nta jambo ryiza na rimwe muri Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Ndagira ngo mvugane nawe mwene data. Imana igiye kukugabiza ababisha bawe. Hari abarozi ugiye gukunkumura, hari abarozi bagiye gukunkumuka, hari abarozi bihaye ibyacu, hari abarozi bihaye ibyacu Imana igiye gukunkumura, hari abarozi baturwanya, barwanya imigisha yacu, barwanya iterambere ryacu. Imana igiye kubakunkumura, ibakunkumure, yongera ibakunkumure, yongera ibakunkumure mu izina rya Yesu. Vuga ngo ibakunkumure mu izina rya Yesu. Ibintu baduhaye bigatuma umubiri wacu uraribwa ahantu hose, bakoherereje ibintu bikubabaza umubiri uraribwa, basubirana ibyabo mu izina rya Yesu. Ibyo bintu bakometseho bitari byawe ubyiyambure mu izina rya Yesu. Muri iyo saro wicayemo aho hantu turakora isengesho twiyambura iby'umwanzi yatwometseho bitari ibyacu mu izina rya Yesu. Nagira ngo uze kwandika muri message uvuge ngo wa mwanzi we wanyambitse bitari ibyanjye, ndabyiyambuye, ndabyiyambuye umugoroba, ndabyiyambuye, ndabyikuraho, ndabyivanaho mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka yumve gusenga kwawe. Haleluya. Goodrich TV alo. Uherereye he, witwa nde? Bernard, witeguye kwakira gakondo yawe? Nditeguye kabisa mu nsengere, ndi gushaka perime n'uno mwaka. Yifate mu izina rya Yesu. Yakire mu izina rya Yesu. Aka kanya mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana, akiri iyo perime kandi uzahita ubona akazi kayo mu izina rya Yesu. Murakoze, ninyibona nzashima. Amen. Turakwakiriye, witwa nde, uherereye he? Alo, witwa nde, uherereye he? Uherereye he Muteteri? Alo, uherereye he? Witeguye kwinjira muri gakondo yawe y'ibyo Imana yakubwiye? Ariko uziko uyu mwanya tuvugana umwuka w'Imana arambwiye ngo wari waraboshywe, bari barakuroze baraguhambira, guhera none amaguru yawe arabohotse, amaboko yawe arabohotse. Uwiteka kwinjije mu kazi kandi azakubakira urugo rw'amateka. Satani yagiye kurwanya kugira ngo utagira urugo, ariko Uwiteka aravuze ngo urugo rwagutse kandi rw'umugisha ruri imbere yawe. Telika sitereko shama. Urabyakiriye? Zoni ema koshata rako sidebo. O la mako shala dikilima ediwa. O da miko sata kota shaka sidemo koshaima. Urakoze Yesu. Witwa nde, uherereye he? Alo, witwa nde, uherereye he?
ko nimero jameze n'imbere Musanze iramusengere turagusengera iki kaka ikibazo cyo kurwara mu nda no kurwara mu mitsi uburwayi bwose ufite fata urwaye wibutondora umva gabanya kubutondora urarwaye urarwaye maze mu mitsi zinengwaye kumana arengwaye amaso yuko yari yarakize umva mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana nizigukoreho uhita uba muzima guhera nonaha urakoze kubikoze mu izina rya Yesu ahubwo se ko numva uburwayi bukomeye bwo mu nda Imana irambwiye ngo igukije uburwayi bwo mu nda amen Uwiteka aragukijije alo witwa nde uherereye he alo witwa nde uherereye he Inyamirambo yego Satani yagukingiye imiryango yego umva nkubwire uyu munsi ndakwatura ijambo riva ngo habwa gakondo yawe nukuri mu nsengero pasi habwa gakondo yawe akintu warango kigende ibintu byose ndakora ngahomba ejo ngwino nkurambike ibiganza ejo n'umunsi utubwira ngo imiryango igiye gukinguka iremera hariya kuri feruje urazamuka kuri zira feruje ziremera werekeza kuri gare hari station yitwa SP iyo station yituca haruguru yayo ukagera hari akabari kitwa Kamageni uciye ku magaraje hari ako kayira kakwinjiza mu rusengero iyo musoza sangahe dutangira saa 4 tuzasoza saa 2 z'ijoro murakoze Imana ibahe umugisha ejo nimuze ejo nta kibazo telefoni zabiriho bazaba bayobora protokole n'abadiakoni bazaba bayobora ejo tuzaba dufite isengesho ivanga imiryango yakinzwe n'ikinguke ariko nona gakondo yawe Imana yakuvuzeho yinjiremo mu izina rya Yesu ibyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe ni byici by'umwanzi yari yagambiriye amen wari urimo ukorera hehe mushiki wacu niye uri gukorera ko mbona wazunguzaga umva ngwino twongere tukuremeshereze imbere y'Imana Imana igiye kubikora abandi mwandike kuri WhatsApp ndasoma message ndaza gusoma message munyandikire kuri WhatsApp abafite telefone ziri smartphone munyandikire kuri WhatsApp ndaza kugenda mbasubiza kandi ndabasengera ela kosa laka sidebo ona mika shata raka shida baiwa oni washako sideboa enima laka site kosha ma urakoze Yesu witwa nde uherereye he wowe witwa nde uherereye he dusenge niherereye nasho kugira ngo imyizurire imiryango Satani yabe yarashinze ejo niryo sengesho dufite ejo dufite isengesho rivuga ngo Imana igukinguriye imiryango kandi ejo Imana izakingura imiryango y'abantu benshi izakingura imiryango y'abadamu yakinzwe Imana izakingura imiryango y'abagabo yakinzwe ejo Imana izakingura imiryango y'abasore n'abakobwa yakinzwe imiryango yawe yakinzwe ngwino ejo Imana izabikingura imiryango yacu reka nkwature ijambo rikomeye Mana nkorera aho ari ntasho mu izina rya Yesu uraharuzi teko masike shama ayayaya niko ikibazo ufite cy'umutwe uwo mutwe waje gute ntago mbizi numva gusa ndwaye Imana irambwiye iragukijije kandi cyari igitero cy'umubisha Satani yaragiye kuguteza uburwayi butuma uryama amezi 3 kwa muganga witeka bikoye kuko ari Imana igira neza amen urabyakiriye ndabyakiriye amen uherereye he witwa nde uherereye he nitwa Mukangisenga Shani muri mu karere ka Ngoma musengere nanjye Imana ikingurira imiryango nuko Imana igukingurira imiryango mushiki wacu yego cyane niko nibiki wacuruzaga bigahagarara
njyewe nacuruzaga ibintu bijyanye no gucuruza utuntu tw'udutumbuwa nyine ngeze aho ndabihagarika. Imana irambwiye ngo waracuruzaga birahagarara kubera ikibazo cy'igishoro. Mu minsi mikeya hari ukuntu Imana igiye kubigenza ikagukingurira umuryango ukongera ugasubira gucuruza. Imana nibigukoreye. Vuga ngo nabyakiriye mu izina rya Yesu. Ndabyakiriye. Urabyakiriye mama? Cyane. La keto tiko shakole maside bon. Ndagira ngo mbabwire igihe cyo gusorezwa amasezerano cyasohoye. Ndabona hariho umuntu nkurikiye afite inzandiko yandikiwe zamuteye ubwoba. Izo nzandiko Imana irambwiye ngo wigira ubwoba, wigira ubwoba. Izo nzandiko zigiye guta agaciro uzireba. Ni umutwaro uri mu rugo. Imana irambwiye ngo izo nzandiko zitaye agaciro. Amina no. Ola teleke solema la kaside kosha mako side miko waiba. Aya. Mbega ibihe byiza we. Ariko umunsi w'ejo man. Umunsi w'ejo ndagira ngo mbabwire. Hagiye kubaho icyo bita ibitangaza. Wowe ungurikiye. Imana igiye gukora ibitangaza, igiye gukingura imiryango y'abantu yakinzwe. Mugiye kubona imbaraga z'Imana zikora ibikomeye kuri mwebwe. Turakwakiriye, witwa nde, uherereye he? Mugisha nereye Kabuga. Mugisha, ejo mu gitondo saa 4 uzatugeraho. Ngwino tugusengere. Dore kandi Imana yagukoreye igifungo. Mugisha, urabona ko Satani yari yamaze kukwinjiza mu nzimboye. Satani yarakurangirije mu nzu y'imbohe. Imana irambwiye ngo igukijije uwo mwuka wakugendagaho w'igifungo. Inshuti zigera muri 3 zashatse kugutaramana ngo mujye kunywa inzoga, urazizi? Yagiye. Turakwakiriye Goodrich TV. Allo. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nanjye nagira ngo mu nsengere rwose ikibazo cy'inyatsi n'Imana yishyirira amadeni. Uyu munsi Imana igukure icyo gisuzuguro cy'amadeni mu izina rya Yesu. Urabyizeye? Ndabyizeye cyane. Amen. Goodrich TV. Allo, uherereye he, witwa nde? Nitwa Janvier. Uherereye he Janvier? Igahanga. Urifuza iki? Imana igushyire muri gakondo yawe. Ikibazo cyo mu. Urarwaye mu nda? Ngaho fata ku nda yawe ngusengere. Mana, mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga duhabwa n'ijambo ryawe, ntegetse ubwo buribwe bwo mu nda nibuhagarare mu izina rya Yesu. Aka kanya uwo mwuka urarangiye katika jina la Yesu. Soka mudayimoni we. Soka muri we mu izina rya Yesu. Niko Janvier, urumva isesemi? Isesemi isizamuka. Ndabwiwe ngo n'umudayimoni wari waraje kukubabariza muri iyo nda kugira ngo inda yawe izahora ikubabaza, ndetse ikintu cyitwa kugera mu gihe cy'imihango y'abakobwa ugira ibibazo. Imana ikwemwe uwo mudayimoni, niyo mpamvu wumvishe use ugira isesemi. Uwiteka aragukijije. Turakwakiriye Goodrich TV. Allo, witwa nde, uherereye he? Flo ni Nyamirambo. Yego Flo. Urifuza iki, tugufasha iki? Nako musengera ndwara umutwe. Fata kuri uwo mutwe ube muzima. Yego. Mana, mu izina rya Yesu, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndasenye izo mbaraga z'umwijima, ndakubita hasi impaka z'abadayimoni. Reka uyu mwanya uwo mutwe ube muzima. Urakoze kumukijije. Amina. Urabyakiriye ko wawe muzima? Turi gutegura icyumweru cy'amashimwe, muzatanga ubuhamya bw'ibyo Imana yabakoreye iyi minsi mike yatumaranye dusengana. Ndabizi ko benshi mwarabohotse, benshi mwaramuguwe neza. Imana itangiye gukora akazi n'umurimo mugari muri mwebwe. Ndabizi neza tuzashyiraho icyumweru cyo gushima Imana no gutanga ubuhamya. Goodrich TV. Allo. Allo.
alo Pastor Imana guha umugisha nitwa Jude Sende Nyagatare. Judith ko mbona satani yaborotse inzira zawe zose Judith guhera uyu munsi Imana igukuye mu babara umaranye igihe kirekire Imana igukuyeho amarira umaze iminsi urira umaze iminsi wabaye ufite agahinda udafite uwo wakabwira urababaye ariko Imana irambwiye ngo igukuyeho mu babaro umaranye igihe kirekire kandi guhera nonaha witeka kuremeye amashimwe Imana yabonye kubabara kwawe Imana yabonye uko satani yakwibasiye akoresheje uwo muntu Imana iguhaye amahoro kandi iguhaye ihumura impande zose Judith Uwiteka arakwibutse mu izina rya Yesu icecekera Uwiteka agiye kukugirira neza bene data ejo kuwa gatatu saa 4 kwariya Nazarene Church i Remera tuzaba tubwira Imana ngo imiryango ikinguke kandi ndabona hari imiryango igiye gukinguka abantu benshi ndabona abantu benshi bagiye gukingurirwa imiryango ndabona Imana igiye gukora ibitangaza ku buzima bwanyu ese wavango Mana nanjye nkorera ibitangaza ndabizi neza ko Imana igiye gukorera igitangaza mwene data wizere ejo uze saa 4 tuzaba dusenga kugera isaa 2 za nimugoroba abashaka gutakare turabarekura saa 10 bagataha abava mu kazi baratujoyininga nimugoroba saa 11 tugasozanya nabo mwene data ngwinesho tugusengere abazatuyoboza iyo nimero muyandike muzahamagare tuzabayobora kandi muzahagera neza alo Goodrich TV alo witwa nduherereye he Serafi uri hehe Serafi Imana igukijije icyari ikibyimba wumvaga mu nda yawe No kuri Imana ishimwe. wari ubizi ko ufite ikibyimba mu nda Oya. umaze iminsi uribwa mu nda ariko ni ikibyimba Imana igukuriyeho No kuri Imana irakoze. hakubabazaga cyane N'amaguru. bikamanuka bigafata n'igice cy'amaguru umva Imana iraguhumanuye kandi kuyemo ikintu gikomeye Imana irambwiye ngo icyo kibyimba cyari kuzabyara kanseri ariko Imana igihinduye ubusa icya kabiri uzi ko Imana ikubakiye satani yari yaragambiriye kukubabariza umutima Uwiteka arakurwaniriye hanyuma ibintu mwarimo mutekereza gukora Imana igiye kubishyigikira birahari Serafi ndagusengeye mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikomeye nizimenagura iyo myuka muryaga mu maguru no mu nda kandi guhera none abaye muzima urakoze kumukijije amen Serafi umuvandimwe wawe ufite uri mu mujyi ari hano i Kigali Imana irambwiye ngo umubwire ngo hano i Kigali Imana imukureho impanuka ikomeye yaragiye kugwa mu muhanda akavunagurika amaguru agasigara agenda abana n'ubumuga akoze impanuka Imana irambwiye ngo imukuyeho uwo muvandimwe uri hano i Kigali ubimubwire kuko Imana iramutabaye zoleko setorama shakalima elma shako sidebo enewa dari wa shaima edika sikasha done wasiko shaiwa eboa ndagushimiye Yesu oria sikelema tugiye gusenga aya Yesu mwiza witwa nduherereye he Ngororero ya Gisenyi komba nutwara imodoka ukora kahe kazi ufite perime ya moto Ego. Ntabwo urabona be y'imodoka Ntabwo ndayibona. Umva nkubwire inshuti yanjye Imana igwaye perime y'imodoka kandi iyo perime ya moto ntabwo uzongera kuyikoresha Witeka guteje indi ntambwe ori kashata rakaba zeli kasito rako shama eni washada biwa enewa urakoze Yesu Imana yabwe icyubahiro. Umva inshuti yanjye Yego. hariho umuntu washatse kukugerekaho inda Kongereka inda. Imana yabwe icyubahiro. Ayo makuru urayazi Ndayazi. Imana irambwiye ngo irakurenganuye Imana yo mu ijuru yabwe icyubahiro. Irakurenganuye yabwe icyubahiro. Watekerezaga ko bazagufunga ndetse Yego.
Imana irakurengeye twakimashanya. Ihabwe icyubahiro yimanikira amaboko yombi. Witwa nde? Ngira ababyeyi. Ngira ababyeyi. Umva ngubwire ngira ababyeyi we, Imana irakurenganuye, bari bagiye kugushyiraho indi itari yawe. Yes, ihabwe icyubahiro cyane. Bari baguhamagaje ngo uzajye kubisobanura. Imana ibiburijemo. Eliko sitarama shako sidebawa. Edoima waya sike shako sidebo. Ndagira ngo ngiye gusenga. Ndagira ngo senge hari ikintu Imana ishaka gukora. Darima eda. Iyo urebye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 3 n'umurongo wa 25, reka bariho soreza dusenge. Aya ndumva imbaraga zigiye kuritura imisozi imbere yanyu. Ndumva imbaraga z'Imana zigiye kumenagura ibihome by'umwanzi. Hari akazu k'abadayimoni kagomba gushya, hari akazu k'abarozi, hari akazu menaguye ku mwanzi katika jina la Yesu. Niba dusenga Imana, niba duhamagara Imana buri munsi, niba twinginga Imana, Imana itumenagurira izo mbaraga, idusenyera ibihome by'umwijima mu izina rya Yesu. Otalika sima. Ndagira ngo mbabwire gutegeka kwa kabiri igice cya 3 n'umurongo wa 25. Umvira ijambo ni iryawe mwene data. Ndavuze ngo uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose munsi y'ijuru ngo agutinye, bazumva inkuru yawe bahinde imishyitsi ubatere kubabara cyane. Donc Imana igiye gutangira guteza ubwoba ababisha bawe. Imana igiye gutangira guteza ubwoba abadayimoni bari bamaze iminsi bakurwanya. Hari abadayimoni Imana igiye guteza ubwoba. Hari ibitero umaze iminsi urwana nabyo, Imana nayo igiye kubirwanya. Hari abantu bagiye gusubira inyuma baguhunze, bari bakugabweho baguteye bashaka kukurenganya. Imana igiye kubasubiza inyuma, igiye kubimira, igiye kubasunika. Vuga ngo ibasunike mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge, munyemerere dufunikire hano dusenge. Witwa nduherereye he? Goodrich TV allo. Witwa nduherereye he? Witwa nduherereye he? Bene data munyemerere turaza gukomeza tugenda tuvugana. Goodrich TV witwa nde uherereye? Joseline. Hehe. Ikigali muri Kicukiro. Ejo ngwino dusenge. Ngwino ejo ngusengera Imana ikingura imiryango. Mwabakobwa mwe, igihe cyarabarenganye ariko nticyarenganye Imana. Hari abarozi babaziritse baravuga ngo nimuzashaka, nimuzarongorwa, nimuzubaka. Ejo Imana izabikingura imiryango. Uyu mwaka ni uwawe, aya mezi ni ayawe, uri mu gihe cyawe. Wirangara, ngwino tubwire Imana yumva kandi isubiza. Mana de moko seta rako shama laka sidebo ewa. Urinde uherereye he? Witwa nde uherereye he? Wikiyumva kuri televiziyo. Ado? Witwa nde uherereye he? Mugira vuba tugiye gusenga dusoza. Nitwa Fred Muhirwa. Muri urashaka iki tugufasha iki? Shaka musenge. Ese muri urugendo wari ufite rwajyaga he? Nurwo kujya hanze muri Canada. Rwari rwo kujya hanze muri Canada? Yego. Umva nkubwire. Uri hehe? Ndi mu Mutara. Imana irambwiye ngo urwo rugendo rurasubukuwe kandi rugiye kuzura. Ugiye kujya muri Canada, indege yaraninze yo kugutwara, izagutwara. Ibyangombwa wari warabuze ugiye kubihabwa. Mani shabwe icyubahiro. Turasoje munyemerere duhinire hano. Hari indirimbo shaka ko twumva ivuga ngo ikinezeza ni kimwe Yesu mukiza anyitaho. Muri studio niba bayifite bayituzamurira tukayiririmbiramo tukayisengeramo tugasoza. Ikinezeza ni kimwe Yesu mukiza anyitaho. Yesu mukiza akwitaho. Inshuti yawe Yesu akwitaho. Niba muri studio bayifite bayiduha. Ikinezeza ni kimwe Yesu mukiza anyitaho. Muri studio niba muyifite mwatuzamurira ko karirimbo tukagasorezamo dusenga.
kandi nimutayitubonera mudushyiremo indirimbo ivuga ngo nta wundi wasa na Yesu, kuko Yesu niwe ukora ibitangaza, Yesu niwe urema amashimwe. Yesu agiye guconnectinga abantu. Connection wari warabuze, Yesu agiye guconnecta. Uri mu minsi ya connection divine, connection, guhuzwa kwera, guhuzwa gukozwe n'Imana. Hari abantu mugomba guhura bikozwe n'Imana, hari umugisha wawe mugomba guhura bikozwe n'Imana, hari igitangaza cyawe kigomba kuza mu biganza bya bikozwe n'Imana, hari ibyo wanyazwe Imana igiye kubigarura bikozwe nayo, hari ubwo burwayi bugiye kuburizwamo ubuzima bwawe bukaba buzima ntugipfuye. Hari umuntu Imana ikijije umwuka w'urupfu, nawe yabyumvaga ko agiye gupfa, ariko Imana iravuze ngo ntugipfuye kuko ari Imana ibeshaho. Ntabwo ugipfuye. Niba indirimbo mwayibuze mwadufasha mukadushyiriramo baho ya Israel Mbonyi. Ndagira ngo tuyiririmbe iyo ndirimbo duhite dusoza. Reka dusenge. Imana ngijya yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasoza imirimo yazo. Imana yice imigambi y'incakura zikurwanya. Imana yice imigambi y'incakura ziguhiga. Imana yice imigambi y'incakura zikwegera zishaka kwabaza ubuzima bwawe. Imana yice imigambi y'incakura. Mureke dusenge turangiriza. Mana mu izina rya Yesu, Imana irema, Imana itanga gakondo, Imana itanga ubuzima, Imana dusenga ikiza indwara, Imana twiringira, Imana ihindura amateka, Imana igira ikirema ikagikomeza. Ndasengera ubwoko bwawe mu ijambo rimwe, Mana wewe wahaye Abisiraheli gakondo, ukabatuza ukabakomeza bakaguka. Uyu munsi Isiraheli ikaba ifite izina riri hamwe ritasandaye, ahubwo ukabahindura umugisha ku isi yose. Abariko mwami abadukurikira mu ijambo ryawe, ubahindura umugisha mu izina rya Yesu, kandi bahabwe gakondo mu izina rya Yesu. Ubahihumura impande zose, ubarwanirire mu buryo bwose, wica imigambi y'incakura, ucyaha imyuka ibarwanya, ucyaha ibitero bibibasira mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba udasanzwe, ababyeyi badukurikiye muri uyu mwanya, bohora inda zabo, bohora ayo maguru, bohora uwo mutwe, bohora iyo migongo, bohora mwami w'abami, bohora abo barwayi, bohora ibyo bifu abari barwaye ibifu nibakire mu izina rya Yesu, abari barwaye diabete nibakire mu izina rya Yesu, abarwaye kanseri nibakire mu izina rya Yesu, abarwaye umwijima nibakire mu izina rya Yesu, abarwaye indwara zo mu maraso, sida n'izindi nizikire mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikiza nizibakoreho, imbaraga z'Imana zibohora nizibakoreho mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeye nizibakoreho. Ndategeka imyuka yose iteza uburwayi, imyuka yose inaniza abizera, nitsindwe mu mbaraga z'umwuka wera. Ndagushimiye ko bagiriye neza, ndagushimiye ko abazaza umunsi w'ejo tukabana mu masengesho, ugiye kudukingurira imiryango, ugiye gufungura inzugi, ugiye gutabara mu buryo budasanzwe. Hari ibitangaza bigiye gukoreka mwami w'abami. Urakoze ko bagiriye neza mwami, urakoze ko kandi iminsi mikeya hari abazashima ko wabahaye ahantu bakahatura bakava mu mwuka w'uruzerero. Ndagushimiye ko bikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mugire umugoroba mwiza, na ejo saa 4 kugera saa 2 tuzaba dusenga turi mu ijambo rivuga ngo Imana ikinguye imiryango. Mwini Imana igukingurira imiryango kandi uzashima Imana. Imana ibahe umugisha, umugoroba mwiza. Shalom.